iteka ryose iyo umuhanuzi akugezeho, nubwo waba uremerewe, umuhanuzi watumwe n'Imana, nubwo isi yaba yakurangiranye, nubwo waba uri kubona rwose n'ejo mu gitondo bikomeye. Dukomeze ikiganiro. Reka nkwibutse ko turi muri Volcano Forest Camp iherereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Kivumu. Neza neza ni ku muhanda wa kaburimbo Musanze Rubavu. Uhageze rero ni ukuri bakwakirana urugwiro, uhasanga ibyo kurya, ibyo kunywa, amacumbi meza. Aha kandi bafite umwihariko w'amazu yubatse kinyarwanda. Ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco wa kinyarwanda, bakwereka amoko y'ibiti bitandukanye. Ku bindi bisobanuro bavugishe kuri telefone iri kuri ekara yawe 07883699. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunzi bacu. Turabashimiye ko mukomeze gukurikira Impano Family TV muri benshi. Turabashimiye cyane. Imana ibahe imigisha muri inshuti zacu nziza cyane dukunda. Uyu munsi rero ni byishimo twongeye twabazaniye pasiteri. Pasiteri muraho? Amahoro. Nawe amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Namwe muyagumane rwose. Amina. Bakunzi bacu rero turabasuhuje, tubaha ikaze. Tugize ngo pasiteri hari abamuheruka ubushize ku kiganiro tuganira cyiza cyane. Uyu munsi uri kubona ko rwose aje abukereye, rwose aje mu bihe byiza. Ndi kubona afite amavuta y'Imana muriho. Pasiteri, ngize ngo rero wongere wibwire abadukurikiye. Bishobora kuba hari umuntu ushobora kuba adukurikiye ari ubwa mbere, akaba ari ubwa mbere akubonye, akaba atakuzi. Tuguhe mikoro utangiye utwibwira, ubundi turakurikiza ikiganiro. Murakoze. Reka manze mbashimire, banze nshimire n'abantu badukurikiye ku Mpano Family TV. Reka manze mbashimire. Twari tumaze iminsi nk'ibyumweru bigera muri 3 tudahura nabo, ariko uyu munsi Imana irongera bishimye ko twongeye guhura. Nshimye abakurikiye iyi Impano Family TV, kandi ndabakangurira gukomeza kudukurikirana ku biganiro byose birimo bihaca. Nkuko ubushize twaganiriye rero kandi nabibwiye, nitwa Bishop Nzamuramba Ildefonsi, ndi umushumba w'itorero ry'Abatista bavuguruye cyangwa se RBCR hano mu ntara y'Amajyaruguru. Imana ibaha umugisha. Ndubatse, mfite umugore n'abana 3, so ndumva ibyo bihagije. Yego. Pasiteri arakoze. Bakunzi bacu rero tubageza ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'umuco, ibiganiro by'ubuzima busanzwe n'ubuhamya butandukanye, ndetse n'igisate cy'iyobokamana. Uko mubyumvisha rero tuyugana na pasiteri, ubu twinjiye mu gisate cy'iyobokamana n'icyo tuyoganiraho. Pasiteri, mbere ko twinjira mu kiganiro dufashe udusengere. Reka dufatanye dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye kuri Imana yacu ishobora byose. Tugushimiye kubw'iyi Impano Family TV waduhaye, ni umugisha kuri twebwe. Turagushimiye kuko mu gihe nk'iki ngiki watekereje ko ubutumwa bwawe ndetse n'ijambo ryawe rigomba kwamamarira ku Mpano Family TV. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu dusengeye abakurikirana bose iyi televiziyo Impano Family TV kugira ngo bahabwe umugisha nawe. Dusengeye ubuyobozi bwayo, dusengeye buri wese ugerageza kugira ngo Impano Family TV yamamare cyangwa se itere imbere. Buri wese turamusengeye mu izina rya Yesu, baba badusengera, baba bakora ku mafaranga, baba abatureba, abo bose turabasengeye ngo bahabwe umugisha n'Imana. Aya masaha rero nyemerera mbasengere kugira ngo umugisha wawe bazeho, kandi iyi Impano Family TV ikomeze yamamare kubw'imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye mwuka wawe wera mu iki kiganiro tugiye kugirana, kugira ngo abe ari wowe ukiyobora. Turagushimye kandi kurabana natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, 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 amen. Pasiteri arakoze, asengeye twese abakora ku Mpano Family TV, namwe mudukurikira. Imana imumugisha. Pasiteri, uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ubuhanuzi. Teme nahise ngo
mbese abahanuzi b'Imana baracyariho? Ndumva tuyuganira ubuhanuzi n'abahanuzi. Mbese abahanuzi b'Imana baracyariho? Uko dusoma muri Bibiliya mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, batubwira ko Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri, kwitigeze ihinduka. Ariko uko tubibona iminsi igenda ihinduka, igahindukana abantu, wa mugani wa muririmbyi. None ubwo nibajije ngo tubwira abadukurikiye, uhereye kera mbese kugeza uyu munsi abahanuzi b'Imana baracyariho? Niyo teme tuyuganiraho. Ngize ngo ubanze udusobanurire twese, ari ngiye tuganira n'abadukurikiye, ubuhanuzi ni iki? None tuze kwinjira mu kiganiro, tuze kumenya ngo ubuhanuzi buvuye ku Mana bunyura ku bantu. Noneho twibaze noneho niba bari bari iki gihe cya kera abahanuzi b'Imana, uyu munsi kuri itariki tuvugana abahanuzi b'Imana baracyahari? Mbese iyo bahanuye birasohora? Mbese bigenda bite? Karibu rero batubwire ngo ubuhanuzi ni iki. Karibu. Urakoze cyane kuri teme nziza, cyangwa se ku jambo ryiza wateguye. Ni ijambo ryiza cyane. Reka manze mpere ku bahanuzi. Ntabwo nagera ku buhanuzi ntaravuga ku muhanuzi. Ururede umuhanuzi niwe ubika ubuhanuzi. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubanza twamenya ngo mbese umuhanuzi arahari. Ndabanza mvuge ku muhanuzi. Umuhanuzi ni umuhanuzi. Hari abahanuzi b'Imana, hari n'abahanuzi batari ab'Imana. Uyu munsi abahanuzi b'Imana barahari, ndetse hari n'abahanuzi batari ab'Imana. Kubera iyihe mpamvu vuze gutya? Umuhanuzi w'Imana wese ahava akagera, njya nkunda kubwira abantu ngo umuhanuzi w'Imana ukorera Imana, uvugira Imana, iyo ahuye n'abantu barushe, baremerewe, bababaye, kandi ni nako ijambo ry'Imana ritubwira. Muri Yesaya haravuga ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire ko intambara zabo zishize. Haleluya. Ariko umuhanuzi w'Imana iyo uhuye nawe wari ufite ibibazo, n'isi wumva yakurenze, ibintu bikomereye ubuzima bwawe, araza agahumuriza umutima wawe. Abahanuzi b'Imana rero baracyariho. Umuhanuzi ni muntu ki? Umuhanuzi ni umuntu Imana icishamo ibyayo. Bishatse kuvuga ngo umuhanuzi aba ari pewo mu izina ry'Imana. Imana umwanya itabonye wo kumanuka ngo ivugane n'abantu imbona nkubone, kuko kera Imana yavuganaga n'abantu imbona nkubone. Ariko uyu munsi irimo iravuganira n'abantu bayo mu kanwa k'abahanuzi bayo. Umuhanuzi rero ni umuntu Imana ivugiramo, icyo Imana yakagombye kuvuga ikibwira abantu ikagicisha muri wa muhanuzi, kuruta uko yakagombye kubicisha mu bantu abo ari bo bose. Kera hariho abahanuzi, bamwe babitaga babamenya. Niko dusanga mu ijambo ry'Imana, mu bitabo by'abami, muri ba Samweli, hose tuhasangamwe abahanuzi b'Imana. Iyo urebye mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni igice cyaho ni icya 18, uhasanga abahanuzi b'Imana. Uhasanga umuhanuzi w'Imana Eliya. Eliya yari umuhanuzi w'Imana, kandi yari umuhanuzi w'Imana mu gihe kigoye. Ariko yari umuhanuzi w'Imana kuko Imana yamukoreragamo, agahanurira abami, agahanurira abakomeye, agahanurira ndetse na rubanda rugufi. Umuhanuzi w'Imana ntabwo ahanurira abakomeye gusa. Umuhanuzi w'Imana ntabwo arobanura ku butoni. Umuhanuzi w'Imana baba bakomeye, baba boroheje, baba abami, ab'Imana imutumyeho aragenda akababwira iby'Imana imubwiye. Rero abahanuzi b'Imana barahari, barahari, barahari. Ikindi cya kabiri, ubuhanuzi. Ubuhanuzi bw'Imana, nabaye nk'ubivuzeho bukeya cyane. Ubuhanuzi bw'Imana, uko umuhanuzi w'Imana ariho, n'ubuhanuzi bw'Imana buracyahari. Ubuhanuzi bw'Imana navuzeho ngo iyo ubuhanuzi bw'Imana bukugezeho ufite ibibazo, Bibiliya yaravuze ngo
uwo mwuka w'ukuri nubazaho uzabemeza iby'ibyaha kandi ngo ubacire ubatere guca bugufi ndetse mwihane muhindukire. Iyo umwuka cyangwa se iyo ubuhanuzi bw'Imana bukugezeho buraguhindura. Iyo ubuhanuzi bw'Imana bukugezeho bugukuraho wari uri mu bibazo bukongera bukakwinjiza mu bisubizo. Iyo ubuhanuzi bw'Imana bukugezeho bugukura mu gahinda bukakwinjiza mu munezero. Ariko ubuhanuzi bwinshi abenshi muri iyi minsi, reka ngaruke ko no ku bahanuzi bataraba Imana nabo barahari. Abahanuzi bataraba Imana nabo barahari, barimo bagenda babwira abantu urapfuye. Wamubaza ese niki nakora kugira ngo mbeho? Akakubwira ati urakwiriye gutanga amafaranga kugira ngo ngende ngusengere wenda Imana igira ikikora. Kandi na kera hose abo bahanuzi bahozeho. Abo bahanuzi ndibuka mwakiriya gitabo navuze urwa mbere rw'abami, Eliya yahuye n'abahanuzi ba Bayari barimo bahanurira umwami Ahabu. Baramuhanurira baramubwira bati ni amahoro ni amahoro ni amahoro. Ariko Eliya hageze kuko yari umuhanuzi w'Imana ahanura iby'Imana imubwiye. Hari abahanuzi rero muri iyi minsi barimo bahanura ibyo bumvanye abantu cyangwa se ibyiyumviro byabo, ahubwo aho kugira ngo bahanure iby'Imana ibabwiye bagahanura ibyo bumvanye abantu cyangwa se iby'inyungu zabo. Ubuhanuzi rero nabwo butavuye ku Mana nabwo uyu munsi burahari. Sobanuye ku muhanuzi, sobanuye no ku buhanuzi. Yego. Urakoze cyane Pastor. Imana iguhe umugisha. Utubwiye ko hariho abahanuzi b'Imana n'abahanuzi bataraba Imana. Abahanuzi bataraba Imana bo ni abande? Ubuhanuzi baba babukuye he? Urakoze, umbajije ijambo ryiza cyane. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abahanuzi banjye cyangwa se abakozi banjye mu minsi y'imperuka hazaba haraje abandi bahanuzi b'ibinyoma. Ariko ngo abakozi banjye cyangwa se abahanuzi banjye icyo muzabamenyeraho muzabamenyera ku mbuto bera. Bishatse kuvuga iki rero? Umuhanuzi wese w'Imana agaragazwa n'imbuto yera. Ariko urimo urajya kureba ugasanga abantu n'abahanuzi nibo basinzi ba mbere, sanga n'abahanuzi nibo basambanyi ba mbere, sanga n'abahanuzi nibo bari guteranya abandi, sanga umuntu arimo arahanura agahanurira nk'umugabo n'umugore we ngo umugabo ni umusambanyi, ugasanga urugo rwagize gute ararusenye, kandi agahagarara akavuga ngo niko Imana igize gute ivuze. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntabwo isenya ahubwo Imana irubaka. Hari abahanuzi rero b'Imana bahabwa ubuhanuzi n'Imana, hari n'abahanuzi bataraba Imana bahabwa ubuhanuzi n'ibyiyumviro byabo. Urabyumva neza? Cyangwa se bahabwa ubuhanuzi navuga n'amarangamutima yabo. Umuntu akavuga ngo Imana iravuze nyamara atari Imana ivuganye nawe bitewe n'inyungu ashaka muri bya bintu. So rero abahanuzi b'Imana barahari n'abahanuzi bataraba Imana barahari muri ibyo byiciro nkubwiye. Murakoze cyane. Reka twinjire no kuri teme yacu. Twabajije ngo mbese abahanuzi b'Imana baracyariho? Kera tubona ko hariho abahanuzi ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Obadiya, ni benshi bari muri Bibiliya. Bishoboka ko n'abandi bashobora kuba bataranditswe bitewe n'aho bahanuriye, ariko bigaragara ko Imana yabatumaga. Kuko nibuka hari umugabo Imana yatumyeho ngo genda ubwire umugaragu wanjye yitegure imyaka ye yo kubaho irarangiye. Umunyarwanda witwa Hezekiya, Hezekiya ati tegeka iby'inzu yawe imyaka yawe irarangiye yo kubaho. Uwo mugabo ngo yibutse ko yakoreye Imana, avuga ati Mana wibuke ko nagendeye mu nzira zawe ntunganye, hari ibyo ariko ndabona hari ibyo ntararangiza. Arasaba kuko bivuga ngo yari yizeye neza ko ibyo bwiwe n'uwo muhanuzi ko bivuye ku Mana. Njye niko mbyumva njyewe. Niko biri, ntabwo ari kubyumva ahubwo niko biri. Kubera senze avuga ati Mana wibuke
kuko ndi kubona hari ibyo natunganyije, hari ibyo ntaratunganya. Yari yizeye neza ko ibyo bwiwe n'umuhanuzi ko bivuye ku Mana. None uyu munsi ko abahanuzi bita ab'Imana bamaze kugaragara benshi, nabaje ikibazo kugira ngo udusobanurire nka pasiteri n'abadukurikiye ku Mpano Family TV. Ndakubaza ngo mbese muri iyi minsi, uyu mwaka turimo 2023, abahanuzi b'Imana baracyariho? Dusobanurire niba bagihari, twereke n'ibimenyetso bigaragaza ko bakiriho. Nese kera byagendaga bite, ubu munsi biri kugenda bite? Twereka twebwe nk'abantu duhanurirwa ko abahanuzi b'Imana bagihari ni ikihe? Rakoze cyane, ukomeje ku mugabo w'Imana cyangwa se ku muhanuzi w'Imana Yesaya. Wari urimo uvuga uti ngiye niko mbyumva cyangwa niko mbitekereza, ariko niko biri koko. Umuhanuzi w'Imana Yesaya yatumwe kuri Hezekiya, aramubwira ngo genda utegeke iby'inzu yawe kuko iminsi yawe yo kubaho irarangiye, ugiye gupfa. Ariko Hezekiya yibutse uburyo ki yakoreye Imana, ngo aragenda arasenga, yerekeza ivure, yinginga Imana, ngo Imana yumvishe gusenga kwa Hezekiya. Yesaya ubwo yari arimo ataha amaze gusohoza ubutumwa, ngo Imana imusanga mu kibaya iramubwira ngo subirayo, hindukira usubireyo, kuko numvishe gusenga kwa Hezekiya, numvise imirimo ye, none kubw'iyo mpamvu mwongereyeho imyaka 15 yo kubaho. Hezekiya mu gihe yari arimo asenga, yumva umuhanuzi w'Imana Yesaya arahindukiye, aramubwira ati nshuti yanjye, kubwo gusenga kwawe Imana ikongereye imyaka 15. Kandi koko Hezekiya iyo myaka yayibayemo, nubwo iherezo rye ritabaye ryiza, ariko iyo myaka 15 yagize gute, yarayongerewe. So rero nkuko warumbajije utese haracyariho abahanuzi b'Imana. Kuva kera, nibyo navuze, kuva kera hariho abahanuzi b'Imana, hakabaho n'abahanuzi batarab'Imana. Kugeza n'uyu munsi haracyariho abahanuzi b'Imana, hariho n'abahanuzi batarab'Imana. Wambaza uti mu buhe buryo? Impamvu hari abahanuzi b'Imana uyu munsi, abahanuzi b'Imana nakomojeho navuze ngo iteka ryose bakora iby'Imana ibabwiye, kandi iyo barimo bakorera Imana nta nyungu bakurikira, ntabwo bacuruza impano zabo. Bibiliya yarambwiye ngo mwaherewe ubuntu, namwe mutangira ubundi. Wabyumvise neza? Niba ugiye gusengera umurwayi, hari abantu barimo basengera abarwayi bagakira, bagasengera n'impumyi zikare, ibitangaza na n'uyu munsi birimo birakoreka. Ariko iyo urebye usanga buryo ki ibyo bitangaza biri gukoreka, ugasanga harimo abantu bamaze kubigira business. Nyamara siko byakagombye kumera. Igihe kimwe Yesu yatumye abigishwa be gukora umurimo w'Imana, baragenda ngo barabwiriza, basengera abantu, abadayimoni babavamo, ibitangaza birakoreka. Ngo bahindukiye babwira Yesu ngo Yesu, ibintu byatunganye, imirimo y'Imana n'abadayimoni batwumviye. Ariko Yesu yabasubije ijambo rikomeye. Mu mvugo ya kino gihe bari kumubwira ngo hahiye. Iyo ni imvugo y'abakiri batoya, twe turashaje. Rakoze cyane, baramubwiye bati ibintu byaryoshye, n'abadayimoni twababwiye batwumviye. Yesu arangije arabitegereza arababwira ati nshuti zanjye, ibyo ntabwo ari byo bifite agaciro, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Abantu benshi rero barimo barirukanyira imirimo n'ibitangaza, barimo barakora ibitangaza, ariko babigize umwuga, babigize business, bakibagirwa yuko Imana yabatumye kujya kubwira abantu ngo bahinduke bakizwe. Urumva? Abantu benshi rero cyangwa se abahanuzi benshi bariho iki gihe, urimo urajya kureba ugasanga bamwe na bamwe, ntago mvuze ngo ni bose kuko nanjye ndi umuhanuzi. Haleluya. Ntabwo mvuze ngo ni bose, ahubwo umunyarwanda yaciye umugani ngo abumwe agatukisha bose. Nkuko na mbere hose abahanuzi ba Bari 400 bahuye n'umwami Ahabu bakamubwira ibinyoma ari 400.
abahanuzi bose 400 bahura na Ahabu bamubwira ibinyoma, ariko umuhanuzi umwe Eliya aba ari umwe uza abwiza Ahabu ukuri Imana igize gute ivuze. Urumva hariho abahanuzi benshi rero, ariko hari n'abandi bakeya. Iyo usomye muri kiriya gice cya 19 urwa mbere rw'abami, igice cya 19 umurongo waho wa 17, uhasanga ijambo rikomeye. Ubwo Eliya yari arimo yihisha, Ezebeli arimo amuhiga ngo amwice, ijambo ry'Imana ngo ryamugezeho riramubwira ngo aha, ngo Eliya kuki wihishe? Asubiza iryo jwi ngo araribwira ngo uyu munsi abahanuzi b'Imana bose bavuyeho, ni njyewe usigaye njyenyine, kandi nanjye ubwanjye barimo barahiga ubugingo bwanjye. Ngo iryo jwi riramubwira ngo hoya, haracyari 7,000. Haleluya. Riramubwira ngo haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Riramubwira ngo va ukomeze kuko urugendo rurakomeje. Eliya ngo yumvishire iryo jwi ry'Imana, yumvishe ko hakiri 7,000 bitarapfukamira Bayali, arangije avaho yari yihishe, arongera aja gukomeza umurimo w'iki w'Imana. Bishatse kuvuga iki? Uyu munsi hari abantu biyitiriye izina ry'Imana, hari abantu biyitiriye ubuhanuzi bw'Imana, nyamara atari abahanuzi b'iki b'Imana. Kandi na n'uyu munsi hari abantu bagihanurira Imana, bagikorera Imana, kandi koko bakabikora nk'uko Imana ibishaka. Iteka ryose abahanuzi b'Imana ntabwo bakorera indonke, ntabwo bakorera indamu. Ndagusengera ari uko umpaye 100,000. Wabyumvise neza? Icyifuzo cyawe kugira ngo gisubizwe, nzazamuka akanyarira 200,000. Urumva uwo nguwo nta muhanuzi w'Imana urimo, ni business. Ubundi kera abahanuzi b'Imana, ndibuka igihe kimwe umukozi w'Imana Eliya, haleluya, umugabo umwe wari urwaye ibibembe, yigeze agera iwe aramusengera, aramubwira ati genda hariya mu kidendezi ujye kwiyuhagira, kandi wiyuhagira inshuro 7. Uravamo Elisa, uravamo wakize iki ibibembe. Ngo azana amaturo menshi, aramubwira ati reka da, Imana yanjye ntabwo ari ibyikorera. Impamvu ni iyihe? Nuko Elisa yari yitegereje, abona biriya bintu yari agiye gutura Imana itabyemera, bitewe nuko byari byarahawe ibigirwamana. Elisa byitegereje aravuga ati reka ibintu byamurikiwe ibigirwamana nabyakira nkabihereza Imana, nkavuga ko ari ituro ry'ishimwe mu buhe buryo. Ariko uyu munsi abantu benshi barimo barafata ibintu bitaturutse ku Mana. Ugasanga umuntu yagiye gusambana, azanye amaturo ngo ni ibyacumi, ngo ni ibiki, ntunamusengeye, ukavuga ngo nuko akari nawe ushira imbere. Abantu benshi rero barimo barashaka inyungu zabo aho gushaka inyungu z'Imana. Niyo mpamvu hari abahanuzi b'Imana bakeya, nkuko Eliya yari umwe ariko agahamya Imana. Ariko hari n'abahanuzi ba Bayali cyangwa se badakorera Imana, kandi ari bo benshi. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Nubwo bimeze gutyo, umurimo w'Imana uracyakorwa, umurimo w'Imana uracyakomeje, kandi abakozi b'Imana baracyahari. Imana ishimwe. Pasiteri arakoze cyane, Imana imumugisha. Avuze ati nko mu gihe cya Eliya, yavuze ati ninjye gusa usigaye, kuko abandi bahanuzi bose barenga 400 bari bahanuye ibinyoma, agahanura ukuri kuvuye ku Mana ari umwe. Ati muri iyi minsi niko bimeze, ko abahanuzi b'Imana baracyahari, nubwo ari bake barahari, nubwo ari bake barahari. Abenshi bahanura ibinyoma bakurikiye indonke zabo. None pasiteri, njyewe ndi mu bahanurirwa, wambwiye ko nawe uri umuhanuzi. Twe duhanurirwa, ubwo ni njye n'abadukurikiye ku Mpano Family TV. Twe duhanurirwa, twabasha gutandukanya gute umuhanuzi w'Imana n'utari umuhanuzi w'Imana? Kandi buri wese akubwira ngo Imana irantumye, Imana ivuze ngo. Navuze ibintu bibiri mu kiganiro twagiranye. Navuze ibintu bibiri biranga umuhanuzi w'Imana, nubwo hari ibindi byinshi, ariko navuze ibintu bibiri bihura n'ijambo ry'Imana.
navuze ikintu kivuga ngo iteka ryose iyo umuhanuzi akugezeho, nubwo waba uremerewe, umuhanuzi watumwe n'Imana, nubwo isi yaba yakurangiranye, nubwo waba uri kubona rwose n'ejo mu gitondo bikomeye, iyo umuhanuzi w'Imana akugezeho, ya misozi yari iri ku buzima bwawe irururuka igasubira hasi, ukumva ko Imana ari Imana ishobora byose. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ikizakwereka ko ari umuhanuzi w'Imana iteka ryose, ntabwo aza kuguhanurira cyangwa kukubwira iby'Imana imutumyeho ari uko mwabanje guhanahana. Benshi baravuga ngo kugira ngo bamara guhanura ngo ariko ngo nta tike mfite. Imana yagutumye kuki itaguha itike? Ngo ariko ngo urumva ngo mfite ibibazo, ngo iwanjye nta biryo biriyo. Imana ishobora byose. Imana yagutumye ifite n'ubushobozi bwo kubwira umuntu ngo genda kwa runaka nta biryo biriyo. Urumva? Iteka ryose umuhanuzi w'Imana azagutumwaho kandi azaguhanurira, ndetse akubwire n'iby'Imana ivuze, nta zindi ntonge cyangwa se indonke agukeneyeho. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu, iteka ryose Bibiliya yaravuze ngo ntabwo umuntu yatera umuzabibu, haleluya, ngo were indibu, byanga byakunda wavuga utaya ni amahano. Iteka ryose ikizakwereka umuhanuzi w'Imana, uzamubonera ku mbuto agize gute? Yera. Abahanuzi benshi ujya kumva umuhanuzi ngo ni umuhanuzi yabaye icyamamare, ariko wajya kubona ukabona nibyo navuze, niwe muntu w'umusambanyi, niwe muntu uri gusinda mu tubari, niwe muntu uri kwambura abantu, niwe muntu uri guteranya abantu, niwe muntu uri gusenya ingo z'abandi, niwe muntu watwaye abagore b'abandi, niwe muntu, ugasanga imbuto arimo kwera ntaho zihuriye n'Imana. Wajya kumva abantu barimo baravuga ngo nubwo ari umusambanyi ngo ariko ari mu Imana. Iyo Mana ni Imana ki? Ngo nubwo ari umusinzi ngo bamusanze yasinze ngo ariko ngo arahanura gute? Ntago byumvikana. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi w'Imana amenyerwa ku mbuto yera. Haleluya. Abantu benshi rero barayobye, abantu benshi baratakaye, abantu benshi mu isi y'Imana barimo barirukankira ubuhanuzi, nyamara ntibarebe nyirabwo. Bakumva ko ndi umuhanuzi, nahanuye ibitangaza byakoretse, ariko ntibarebe ngo mbese ngewe ndi muntu ki? Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abahanuzi banjye iteka ryose muzabamenyera ku mbuto bera. Arakoze pasiteri. Hari akajambo utubwiye numva ngize amatsiko, uravuga uti iyo Imana igutumyeho umuhanuzi, kandi uko nibutse ko no mu isezerano rya kera Imana yahagurutsaga umuhanuzi, agahaguruka iwe agiye guhanurira undi muntu runaka cyangwa se umuryango runaka cyangwa se igihugu, agahaguruka aryo bimujyanye, Imana ikamushakira ibizamutunga mu nzira. None muri iki gihe pasiteri, ko mbona bisa n'ibyahinduye isura, ko umuhanuzi asigaye afite ahantu nakwita ngo ni kuri ofisi, ahubwo abahanurirwa aribo bahamusanga, ngo nje kubaza ngo icyo Imana imvugaho. Njya mbibona ahantu hamwe na hamwe, aho ntibyaba bigiye kuba nka bya bindi byo mu muco wa Kinyarwanda, ko umuntu yabaga ari umupfumu, abantu bakaza bati tubwire, duterere inzu, tubwire uko imbere hifashe. Kuki abahanuzi ba kino gihe Imana itagituma umuhanuzi ngo haguruke iwe aza nsange ngiye Claude ambwira ati Imana imbwiye gutya, ahubwo kuki ngiye Claude ari ngiye uhaguruka nkasanga umuhanuzi ibunaka ngo mbwira iki Imana iri kumvugaho? Biguterwa n'iki? Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Already mu gihe cy'abami, ingoma yose yabaga igizwe n'abantu batatu. Icya mbere hari umwami, icya kabiri habaga umuhanuzi, icya gatatu habaga umutambyi. Bishatse kuvuga ngo umutambyi, umuhanuzi ndetse n'umwami, abo nibo bantu Imana yahaga
kugira ngo bareberere igihugu. Iteka ryose iyo igihugu cyashakaga umwami, basabaga umuhanuzi ko asenga. Umuhanuzi agasengera igihugu, agasenga akavuga ngo Mana Uwiteka duhereze umwami ukwiriye. Imana yarangiza ikavugana nawe ikavuga ngo kubera ko wansenze nk'umuhanuzi nzanye umwami. Agatangariza abantu umwami yagize gute, Imana yatangaje. Noneho umwami bakamujyana ku mutambyi, umutambyi nawe agatamba igitambo cy'uwo mwami Imana yagize gute, yemeje. Igihugu kikaba kiriho, umuhanuzi akibereye maso, umutambyi arimo agitambira, hanyuma n'umwami nawe arimo areberera cya gihugu. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse, sinzi niba ujya ubibona. Uyu munsi ibintu byarahindutse kubera iyihe mpamvu? Ubu uyu munsi urimo urabona umutambyi ubundi ni umushumba. Wajya kubona ukabona wa mutambyi afite n'impano y'ubuhanuzi. Mu isezerano rishya mu byakozwe n'intumwa ibintu byahindukiye aho ngaho. Yesu amanura Mwuka Wera, yawumanuriye za ntumwa zari zimutegereje. Buri wese wari uri muri icyo cyumba yahawe imbaraga z'umwuka. Buri wese wari uri muri icyo cyumba yahawe imbaraga z'umwuka, atangira guhanura. Buri wese, yaba umutambyi, yaba umwigisha, yaba umuhanuzi, bose uwo munsi niho bahawe izindi mbaraga z'umwuka wera. Byakozwe n'intumwa igice cya 2, barimo bahabwa izo mbaraga. Uyu munsi rero impamvu urimo ujya kubona ukabona umuhanuzi afite ofisi, rimwe na rimwe hari igihe agira ofisi kubera yuko ni umutambyi, ni umushumba kandi ni n'umuhanuzi, cyangwa se ni umupasitoro kandi ni n'umuhanuzi. Already rero niba ari hariya kuri ofisi y'urusengero rwe nka pasitoro, abantu bazahamusanga, abasengere, ababwire n'iki Imana ivuganye nawe. Ariko tayari muri iyi minsi niba Imana imubwiye ngo haguruka ugende, azahaguruka agire gute, agende. Ntabwo akorera muri ofisi gusa, n'igihe Imana imuhaye mission yo kugenda agira gute, aragenda. Niyo mpamvu iteka ryose hari igihe uzasanga rimwe yakoreye kuri ofisi, cyangwa se ubundi yagiye mu b'Imana yagize gute, yamutumyeho. Uhereye mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Imana iguhe umugisha. Pasiteri arakoze. Tugiye gusoza ikiganiro cyacu, ariko sinagenda ntakubajije akabazo k'amatsiko. Hari umupasitoro twakundaga uherutse kutuvamo witwa Pasiteri Eugene, witwaga Inzahuke, yakoze umurimo ukomeye cyane muri kino gihugu. Tutatinya kuvuga ko ari indashyikirwa wo gukura abana mu muhanda. Nyuma rero amaze gupfa, ahagaragaye inkuru zivuga ngo byari byarahanuwe. Umuhanuzi umwe ati ngewe nahanuye ko hazagenda, reka mvuge uko yavuze, hazapfa abantu 2 bakomeye muri kino gihugu, umwe wo mu gipande cy'iyobokamana, undi mu gipande cya politike. Ubivugaho iki? Icyo nabivugaho ibyo bintu nanjye narabibonye, ariko nabibonye igihe cyaratakaye. Kuko ubundi y'Imana ivugana n'umuntu, ivugana n'abantu mu byiciro 3. Ishobora kukubwira aka kanya, ejo hazaza, cyangwa igihe cyashize. So rero biriya nabonye ari iby'igihe cyashize. Umuntu arimo avuga ngo ngiye narahanuye. Warahanuye, ariko ibyo wahanuye ntitwigeze tubibona. Ahubwo urimo uravuga mu gihe cyashize. Ibyo yahanuye ntitwigeze tubibona, ahubwo twabonye amakuru uwagombaga kutuvamo yamaze kugira gute, kugenda. So rero biriya nge mbona ari nk'amagambo, nta nubwo buriya ari ubuhanuzi. Ubuhanuzi buhanura ibizaba, bugahanura ibyabaye, bugahanura already, kandi navuze ibyiciro 3: igihe cyashize, igihe kizaza turiho, n'igihe kizaza. Sibyo?
uriya rero wari urimo avuga kuriya ntabwo buriya ari ubuhanuzi, ni amagambo, kuko ariya magambo yavuzwe mu gihe cyagize gute, cyatakaye, kandi ntabwo twigeze tubona ko ari guhanura, ahubwo yari ari kuvuga ngo narahanuye. Yari arimo avuga ngo ngewe narahanuye, ariko ibyo yahanuye ntitwigeze tugira gute tubibona. Icyo twabonye ni uko yari ari kuvuga ayo magambo, ariko ibyo yahanuye ntitwabibonye. Nta gaciro mbiha biriya rero, kuko yavuze ko ngo bitazarenza ukwezi kwa gatandatu, ndetse bashyiraho na kalendari ukwezi kwa gatandatu rwose, ko byanze bikunze we ni kuyavuga ngo byavuye ku Mana, hagomba kugenda umuntu wo mu gipande cy'iyobokamana no mu gipande cya politiki. Uwo mu iyobokamana byabaye ari Theo wagiye, uwo mu cya politiki keretse niba hari ukwezi kwa gatandatu kutararangira kuri kalendari yanjye. Ya biriya nabyo nibyo nkubwiye, yabivuze mu gihe cyatakaye, yabivuze mu gihe cyatakaye, nibyo nari nkubwiye ngo ubuhanuzi bwe ntitwigeze tububona, yabivuze mu gihe cyatakaye. Kandi nawe urambajije ikibazo cy'amatsiko ngo umenya hari ukwa gatandatu kutararangira, nanjye ndacyategereje umenya kutararangira, ariko ku ngengabihe yacu kwa gatandatu kwararangiye. Uyu munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi. Urumva rero nibyo nari ndimo nkubwira ngo ariya ni amagambo, iteka ryose iyo umuntu akorera Imana ahura n'ibimurwanya byinshi, ahura n'abantu bamurwanya, ahura n'abamusebya benshi, ahura n'abamuca intege. Byashoboka kuri ya muntu wari urimo avuga amagambo nk'ariya hari ibindi bya mbere yavuze byakomerekeje ndetse n'umutima w'uriya mukozi w'Imana twebwe tutazi, kuko biriya bigaragara nk'aho ari nko kwishima hejuru uriya muryango. Ntabwo rero iteka ryose ariya magambo yavuze yakagombye kuba yarayavuze mbere yaho, ariko yayavuze mu gihe cyashize. Birashoboka bakunzi bacu, kuri muntu yaba yakoreshejwe n'Imana, nta tuzi imikorere y'Imana, tuyibonera mu mirimo ikora, ahubwo wenda kuba hari bitarasohoye akaba ari wowe bigizemo uruhare uriya muhanuzi. Njye nabwo bwa nari mubonye ku mbuga nkoranyambaga ariho ahanurira, kandi ngo ibihanurwa ngo ni iby'Imana. Reka tubitegereze wenda ukwezi kwa gatatu ni kugera cyane kutarashira nk'uko yabivugaga, ariko kuri kalendari dufite muri telefone imbere yanjye ukwezi kwa gatandatu kwarashize. Bakunzi bacu, namwe mutubwiye muri komenti, muri mwe ukwezi kwa gatatu nta kurashira. Mutubwiye muri komenti ukwezi kwa gatandatu ubu nta kurashira, ariko wenda birashoboka ko wenda yaba yarabigizemo uruhare guhita bitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Imana ikabona ko wenda biramutse bisohoye yarushaho kwishyira hejuru n'izindi mpamvu zindi, Imana ibishaka kurengera ubusugire bw'itorero ryayo. Turabashimira bakunzi bacu, Pastor nawe turamushimiye cyane, Imana imumugisha. Atubwiye ko abahanuzi b'Imana baracyahari, nubwo ari bakeya, ariko barahari badakorera ibihembo, kandi bafite imbuto zigaragara ko ari abantu b'Imana koko. Pastor rero ngira ngo utange inama za nyuma ku bakunzi bacu, kugira ngo ni gute bamenya ubuhanuzi bubagenewe ko buvuye ku Mana, ko butavuye ku bantu, butavuye ku marangamutima. Ni gute babasha kwitwara mu gihe bahuye n'ubuhanuzi buvuye ku marangamutima y'abahanuzi, butavuye ku Mana. Inama nabagira abakunzi bacu, babe maso, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo, nibyo nakomoje ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, bahanura ibijyanye n'irari ryabo. Navuga ngo babe maso, kandi ikindi cya kabiri birinde cyane. Bibiliya yaravuze ngo abavuga ngo mwami 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 bose ntabwo ariko ari abana b'Imana, kandi siko bazagera mu ijuru. Umunyarwanda umwe we yaravuze ngo ibyera byose ntabwo ari amata, n'ibishashagira byose ntabwo ari zahabu. Ntabwo kuba twitwa abahanuzi twese, cyangwa se kuba twitwa ngo dukorera Imana, cyangwa kuba twitwa ngo turi abapastori, cyangwa kuba twitwa ngo turi ababishopu, ntabwo twese ariko dukorera Imana. Harimo abakorera Imana, hari n'abakorera inyungu. Kubera iyihe mpamvu? Hari abantu bahamagawe n'Imana muri uyu murimo, hari n'abantu bihamagaye, hari n'abahamagawe n'abantu. Hari abantu bihamagaye, hari abahamagawe n'Imana, hari n'abahamagawe n'abantu, kubera yuko tuziranye nka gushira mu murimo. Urumva already ntabwo uhamagawe n'Imana.
kubera yuko uri muvandimwe wanjye nkavuga oh hariya hariho icya 10, hariya hariho ituro, reka mpamushire. Iteka ryose uzakora umurimo w'Imana uri mureba kuri rya turo, uri mureba kuri cya 10, umunsi cyabuze urumva ibintu bizaba bikomeye. Rero nabwiraga abakunzi bacu kugira ngo babe maso muri ibi byiciro bitatu, bamenye ngo mbese uyu muntu yarihamagaye, ese yahamagawe n'Imana, ese yahamagawe n'abantu. Umuntu wahamagawe n'abantu iteka ryose abantu bashobora kumugusha bitewe nuko indonke yarakeneye muri ba bantu atagize gute atazibonye. Umuntu wihamagaye iteka ryose, iyo yihamagaye akora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka. Ariko umuntu wahamagawe n'Imana, byaba ari byiza, byaba bikomeye, byaba byemeye, byaba bitemeye, arakomeza agakorera iki? Imana. Yaba akennye, yaba akize, Bibiliya yaravuze ngo mu byiza no mu bibi dukomeze dushime iki? Imana. Rero babe maso, nabagira iyo nama, be gupfa kwirukanka gusa, ahubwo bakomeze bantu ki? Mbese abo dusengana nabo ni bantu ki? Kandi babegere, babaganirize, basobanukirwe n'abaribo. Izo ni inama nabahereza. Imana ishimwe. Imana ishimwe, niko pastor atubwiye. Kandi bakunzi bacu, Imana ibahe umugisha. Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira muri benshi, tubashimiye inama n'ibitekerezo namwe muduha. Ariko pastor aranje tubwiye ati mwe maso, mwe maso, mwe gukurikira umuhanuzi ngo ibyo yakubwiye ngo genzura. Yarihamagaye, yahamagawe n'abantu cyangwa yahamagawe n'Imana? Ubundi urebere ku mbuto ze. Kandi ubundi Bibiliya tubwira ngo ubuhanuzi bwose mu bugenzuze ibyanditswe byera ari byo Bibiliya. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabashimiye.